Madame, ufite umugabo? Nawe wa mugabo we ufite umugore? Yemwe mufite n'inshuti. Ariko se murabizi ko havuyemo ababyeyi banyu, abandi bose hari inyungu nubwo zaba ntoya cyangwa nini baba babategerejeho. Ntabwo babakunda gusa, kimwe n'uko hari n'abatabakunda. Urumva? Rero abo bantu babakikije b'inshuti zanyu, harimo inshuti z'ukuri nubwo ari nkeya, ariko inyinshi ni izibabeshya, izumva ko wowe Kwini cyangwa se wowe Jani warwana n'umugabo cyangwa niyo atanagukubita, ariko ugasubira iwanyu cyangwa ukajya geto ukikorera amashashi ukagisariramo, rimwe na rimwe kumva yanagusimbura kandi ari inshuti yawe, mukorana, musangira, musengana. Nawe wa mugabo we, ayo maniga mwiga mugendana ntabwo yose ariko yumva wakubaka. Reka musangira icupa nayo iri kukubara. Urumva? Iri kukubara. Uzaca hanze agira ni umugore wawe uko mubanye, uko agukunda, ntibanyurwa, ntibabyishimiye. Nimushake rero inama nabagira ngewe Kajwi mwiza nkiciraho, nkigendera nkayabangira ingata. Mumenye inshuti muri kumwe, mumenye ko urugo ari urwanyu babiri. Ibiganiro nibyo bikenewe, kuko urugo buriya rwubakwa n'ibiganiro.